Yes, hello my people out there. Kanizere ko mumeze fresh, kanizere ko kandi abatameze neza namwe mukomeza kwihangana. Muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ariko niba umeze neza ujye ushimira Imana, niba utanameze neza nabwo ujye usaba Imana kugira ngo ikorohereze. So rero nk'ibisanzwe uyu munsi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Tugiye kurebera hamwe filime ziba zasohotse iki cyumweru, ariko mbere ya byose reka manje ngira abantu nshimire abantu badukurikira bucece. Navuga ngo abagenda batera amakomenti batugize ibitekerezo, bitwa bazada, bitwa bagororiyoza, abantu muri komenti nyine, abantu bagenda bagira ibyo batugezaho bitandukanye, cyangwa se ibitekerezo batugezaho ku biganiro tuba twabaye cyangwa se filime ziba zasohotse. So rero muri rusange n'izibyo magambo ndagira ngo turebere hamwe filime zasohotse tunaziganireho, ndetse tugire n'ibitekerezo tugenda dusoma by'abafana. Ariko mbere ya byose reka tubanze turebere hamwe filime zasohotse iki cyumweru. Filime zasohotse iki cyumweru hakoze umusobanuzi bita Yaman, hakora Be The Great, hakora Bingo, hakora uwitwa Buringanire, hakora The Prince Gikomangoma, hakora Simba Gaheza, hakora Jonathan Kavukire, Kim Rwanda, Mungeri Equalizer, Perfect Nyiribisiga, basohora filime za Rocky, hakora uwitwa Rumuri, hakora uwitwa Saga Mwiza, Sankara The Premier, hakora na Savindi, ndetse n'ubita Stone, Stepini, The Teacher, yakuza n'uwitwa Ziratani. Ni abasobanuzi bakoze uyu munsi. So rero ntizimye mu magambo, reka turebere hamwe filime bakoze. Muri rusange hasohotse gigabyte 126, ariko zishobora kugabanyuka cyangwa se zikiyongera bitewe n'impamvu runaka. Twihuse rero dore ku mwanya wa mbere hakoze umusobanuzi bita Yaman yakoze filime arizo izi ngizi, yakoze iyo bita Kurth Atam, ni filime irangira. Nilo Assassin avana kuri episode ya mbere ageza kuri episode ya finali, ndetse akora na filime irangira yitwa Shakini Dakini, ni igihinde. Hanyuma nyuma hakora uwitwa Be The Great nawe yakoze filime zisanzwe akora iyo bita The Blade of the Guardian, akora Fate of Chosen, ayivana kuri 31 kugeza 38, arangiza Incontinental, akora na Jack Ryan Ghost Wall, yakozwe n'abasobanuzi bagera muri 6, ubwo we ni uyikoze bwa nyuma. Nyuma ya Be The Great hakoze uwitwa Bingo Kibiringanya uyu munsi yarangije filime bita Jamai, ayivana kuri episode ya 231 ageza kuri episode ya 251 finali, ndetse anakora Mehek, ayivana kuri episode ya 71 ageza kuri episode ya 79. Nyuma ya Be The Great hakoze uwitwa Buringanire Imike Buringanire, yatanze First Man ivana ku 111 igeza ku 115, arangiza akora nitwa ya Banshee, ayivana kuri 14 igeza kuri 15. Undi wakoze n'uwitwa The Prince Gikomangoma, yakoze filime zirangira, yakoze yitwa Blind Cop, Crash the Wicked, Diesel, ndetse akora na Visuda 101 ageza ku 103. Uwitwa Simba Gaheza yakoze Apex, apfubura ubita Skov, akora 7 Snipers, nayo apfubura Skov, atanga na Uridapt kuva kuri 68 kugera 72. Undi wakoze n'undo bita King Jonathan Daydreamer, ayivana 3 ayigeza 5. Uwitwa Kim Rwanda nawe yakoze, akora filime bita Yali Kapkini, ayivana 3 igeza 7, akora filime irangira yitwa Hokum Swapedi, ndetse akora n'indi bita The Passenger. Ubwo bivuze ngo ni filime 3 yakoze zirangira. Mungeri Equalizer yakoze filime bita Jigal, atangira na seri bita No Tales to Tell episode 2, ndetse uwitwa Perfect Nyiribisiga agera gutya nawe adukaraga filime zirangira, ndetse na season. Yakoze filime ya seri bita Terranova, ayivana kuri episode ya mbere ageza kuri episode ya 12 finali, uwo bamwita Perfect Nyiribisiga. Arangije akorana ya filime bari gukora bombi na saga bita Nameless Believers, akora filime nshyashya
seri nshyashya yitwa Nemesis Believers episode 2, ndetse akora na filime zirangira, imwe yitwa The Naked Woman, nabona bayitanze 2. Hanyuma Rocky Kimomo basura filime ya kera bita China Selman. Ubu ni filime batanye, bari filime niba ari ikigo ntombaze, ariko yitwa China Selman. Hanyuma uwitwa Rumuri yakoze filime bita Meta Katani Pyal, ayivana kuri 5 ayigeza kuri 12. Naho Usaga Mwiza nk'ibisanzwe nawe agira gutya aduha filime bita 49's Day, ayivana kuri episode 43 ayigeza kuri 51. Akora Saru ayivana kuri 21 218 ayigeza kuri 221. Akora nino bita Drain Hispana ayivana ku 9 ayigeza kuri 12. Nyuma yasaga mwiza rero nyuma yasaga mwiza, ariko ku bakunzi ba Manati bwo murakomeza nyine mwihangane, wari wadusabye ko agomba gukora 49's Day, murabona ko yayikoze. Ubundi wakoze n'uwitwa Sankara yakoze filime irangira bita Gulliver Travelers, akora ni filime imwe nyine. Hanyuma uwitwa Savimbi nawe atanga filime yitwa ngo Brotherhood, filime imwe irangira. Nyuma uno bita Stone One mbona ko aragake gashoboka nawe yabishatse, akora iyi filime bita Hardcore Henry, ini bita Kandari ayivana kuri 5 ageza kuri 6. Supernatural tanga episode 2, Swapped Cartoon, The Cabinet n'izindi. Hanyuma uwitwa Stephen uyu munsi yagize gutya aba adukubise filime zigera muri hafi 5 niba atarenye. Akora A Line of Fire, akora Mobius, Max Steel, Robocop, X-Men Apocalypse, ubwo ni X-Men 4, ubwo ni 1 2 3 4 5. Uwitwa The Teacher nawe akora filime yitwa Forbidden Kingdom, arangije akora The Heavenly Idol ayivana kuri 4 ayigeza kuri 6. Hanyuma uwitwa Yakuza uyu munsi agira gutya aba adukubise filime zirangira gusa, filime ziboneka gake, aduha iginde cyitwa Chamku A na B, akora Doni number 1. Hanyuma nyuma Yakuza wabisoje byose yitwa nde, wabisoze byose yakoze Jane Ajane, akora na Visuda, uwamwita Ziratani. So rero muri rusange uko nababwiraga gigabyte zagabanutse kubera filime batanze 2 kwa Perfect, ubwo bivuze ngo gigabyte zasohotse muri rusange gigabyte 124. So bano banje agira ngo ndatuganire gato mbere uko nsoza. Ikigaragara cyo nuko ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi. Witwa Rocky Kimomo mutuvugana yibereye mu Bushinwa, ari kugenda ibiri muri business ze ntari gukora, yaba abantu barebaga filime bita Beauty in Black, barebaga Beauty in Black, aka episode kanyuma Rocky ntabwo yigeze agakora. Abantu bareba Barini bareba Rocky nawe ubwo kubyumva ni ikibazo. Wenda nasa nkutanga inama ku bantu bareba filime, abakunzi ba filime, ubundi iki nicyo gihe kigeze ngo umuntu ajye areba filime ntakareba umusobanuzi, nicyo cyaba kiza kuruta. Nka Beauty in Black Nick Buringanira yarangije, Barini Nick nayo yarayirangiza, n'izindi filime Rocky yagiye asubika zikarangizwa n'abandi basobanuzi. Abe na Junior hari zo yagiye asubika nk'abantu barebaga nihe seri Junior yiruka gukora nayo arayisubika ntiyayirangiza, ariko ari Mupitora yikoze nawe arayirangiza. So rero nk'inama nabakundisha gukunda filime kuruta gukunda umusobanuzi, ko bisa nko bino bintu abantu bari kugenda bavamo. So rero ndabakunda cyane, Imana ikandusha caho ibisigaye biteka adahana umugisha. Hasta la vista.